Eh, ubundi mu buzima nta kintu nabona umuntu yafata ifunguro ku buryo ryaba rihagije. Nese muri abo bana ko mbafite urabona ntago bahirwa, ubwo nagiye nabo bagiye nuko mbese iyo bagiye bashobora kubona n'ako gasigati urabona ko ibigori byeze, cyangwa se bakababona n'aho babona ikijumba bagahekenya, nuko mbese ubuzima basi ubwo bakabasha kwirwa gutyo, nuko ubuzima tubugendamo. Mperuka abagira neza rimwe nko hashize nk'umwaka mbese. abayeho nabi cyane kuko niwe mukene mubi dufite hano Nyarurama. Aherutse kubyara abura n'ifu y'igikoma. Nyuma yo gukora urugendo rutoroshye tuzamutse umusozi baturangira kuwitwa Alfred. Twakomeje kugenda rero tuyoboza batubwira ko ari ahangaha, none turahageze kubw'amahirwe nawe turahagusanze. Ese niwe koko witwa Alfred? Yego. Ayani mazina yawe nayahe? Nitwa Mukezanganga Alfred. Alfred, dukurikije ibyo twumvaga mu baturanyi natwe turahigiriye turabibonye, mu by'ukuri urasa n'umuntu uri mu buzima butoroshye ibigaragarira amaso. Ese koko ibigaragarira amaso nta niko bimeze n'imbere? Ubuzima buragoye. Ubuzima buragoye. Twabonye ufite umudamu usa n'udahaguruka ndetse bigaragara ko arwaye. Ese uyu mudamu ni uwawe? Yafashwe ate? Bimaze igihe kingana gute? Ni uwanjye, yafashwe hashize imyaka 8 arwaye. Uko yafashwe rero, yafashwe ari umuntu mbese wari usanzwe ugenda, ariko none waza gufatwa n'uburwayi mu minsi 3, ku buryo kwari uguterura mbese uburwayi bumutumye ari mu nzu, ni ukurwara mbese mu mutwe akaba adatekereza neza, no kuba atabasha guhaguruka aho ari. Ubusanzwe kugira ngo urugo rubeho ni umugabo n'umugore no guhuza amaboko. Ese mwarabashije kubyarana? Mwabyaranye abana bangahe? Ese kuba rero ubyitwaramo gute? Nta bana 5 dufitanye, kubarira mbese ni urugamba, ntabwo byoroshye bitewe nuko ari njyewe mbese ni nk'ari njye uhari njyenyine, kuko ari njye urakora hirya no hino mbashakira uko babaho, nabwo ntibasha gukunda. Twakubonye uvuye kuvoma. Ese abana nta n'umwe ushobora kukuzanira utuzi? Bigenza gute kugira ngo ujye gushaka icyo kurya ndetse n'uturimo two mu rugo natwo tutoroshye? Abo bana bitewe n'imibereho bitoroshye nyine, ubwo nyine ndagenda nabo ubwo bakagenda, mbese mu gutaha ntabwo tuhahurira, ubwo ntisanga n'ubundi ari nkanjye ari njyenyine, ugasanga n'ubundi twose ninjye tureba, ari no gushaka ibyo guteka, ari no gushaka izo nkwi, ari no gushaka amazi, ubwo byose mbese nkagera ari njyewe bireba. Tubonye uvuye kuvoma ariko ujyanye utujerekani dutoya, nk'umuntu w'umugabo se amazi urayakoresha gute? Kuki ari two wajyanye ubundi utajyanye ikivomesho kinini? Ikivomesho kinini kuba najyanye turiya dutoya nuko nta kindi kivomesho kindi cyari gihari. Nitwe ushoboye se? Uhasize ijerekani urayishobora? Ijerekani nayishobora, ariko nta bushobozi buhari bwo kuba umuntu yagira ijerekani, n'utu ngutu duhari gusa. Wumva umudamu mumaranye imyaka 8 arwaye bimeze kuriya, ntahaguruka ntagenda, ese imibereho yitwara gute? Umufasha gute? Nta niwo umurwaza gute? Ubu buzima bubamo gute? Muri ubwo buzima nyine ni ugushaka uko umuntu yabaho, ariko nabwo ntabwo byoroha. Hari igihe nyine mbese ikintu cyose ntabwo kiboneka, ntabwo gishobora kubonekera ku gihe bitewe n'uko mba ndi umwe. Umuntu mukuru hari babaho no kumwitaho. Ese ninde umwitaho? Ntahaguruka nk'uko twabibonye, ntanagenda, ariko hari ibyo akeneye nk'umuntu mukuru, nko kujya ku bwiherero, gukaraba, ibyo bise byo byitwaramo gute? Ibyo ni njyewe. Ubitubwira ubigenza gute? Tubwire nk'ikintu mukorera guhera mu gitondo kujya nimugoroba, twumve udusangiza ubwo buzima ukuntu biba bikumereye. Guhera mu gitondo ese
ntabwo biba byoroshye, usanga ku byerekeranye n'isuku hari igihe n'isabune bitaboneka, hakaba mbese no kumesa imyenda ntabwo biba byoroshye bitewe n'isabune mbese n'ubushobozi buke. turabona amasafuriya hanze nta n'ikirimo, aho amasaha ageze nayo bwayageze kure. ubu se hari icyizere cyo kuza kurya? Ni ibidafashije mbese nyine ni nko kuvuga ngo umuntu arebe ko yaramira umwuka, ntabwo ari ibintu bifatika. nibyo birumvikana uri kuvuga gake ariko n'agahinda kenshi birumvikana n'imbaraga ziba zagushiranye bitewe n'ako kazi kose uba wakoze. ariko se nanone umuntu akibaza ubu buzima uzabubamo kugera ryari? hari ubwo ujya utekereza ukavuga uti basi nzavuza umudamu wanjye, cyangwa se ugatekereza n'ikindi kintu ushobora gukora cya gukura mu buzima bugoye nk'ubu ngubu? hari ubwo wigeze ubitekerezaho? njyewe mbona yuko nta gihe ubuzima bwagenda neza bitewe n'ubushobozi bukeya. mbona nta n'ikintu nakwigezaho mbese iyo ntekereje ahari imbere, nanjye mbona nta cyerekezo, nkumva mbese n'imbaraga zigenda zimbana nkeya bitewe n'ibitekerezo byinshi bitabonerwa igisubizo. ese kugira ngo ukore ku munwa bigusaba iki? binsaba kuba mbese no kuba nagiye ntabwo mbibasha cyane, ahanini bitewe no kuba ari uri hano mu rugo njyenyine. ubwo mbese nyine hari igihe wenda ashobora no kugenda umuntu nkaba nahura n'umuntu akaba yagira ati reka ngire icyo ngufasha, nuko mbese bimeze. hakabaho n'igihe nabashije kugira mbese nabohotseho gake, nkavuga neka nanjye njye gushaka ikiraka ndebe ko nabona icyo mbatungishije. mbese ni bwo ubwo buzima mbaho. uwumva ubwo buzima utuyemo Alfred yumva ko bugoye ndetse no kurera abana, ariko nanone kubaho nuko umuntu aba yariye. tubwire guhera ku wa mbere byuze no kugera ku wa gatanu, ese abana ubatunga gute? ubatungisha iki? baba bari kurya iki? wowe se urya iki? muri rusange tugerageza uduhe iyo shusho. ubundi mu buzima nta kintu nabona umuntu yafata ifunguro ku buryo ryaba rihagije. Nese muri abo bana ko mbafite urabona ntago bahirwa, ubwo nagiye nabo bagiye, si nuko mbese iyo bagiye bashobora kubona nako gasigati, urabona ko ibigori byeze, cyangwa se bakababona naho babona ikijumba bagahekenya. nuko mbese ubuzima basi ubwo bakabasha kwirwa gutyo, nuko ubuzima tubugendamo. we wataha ubunganira iki utashye? njyewe iyo ntashye ubwo ngubwo hari ukuntu mba nje mfite wenda nk'ifu y'igikoma, ubwo tugateka igikoma, ubwo tukararira icyo ngicyo, nuko mbese biba bimeze. ubwo buzima ubwabwo buragoye cyane, ariko se burimo n'umurwayi, n'icyo kurya nta gihari. umurwayi we mumufasha mute? ese hari icyizere ko azakira ugereranyije n'ubwo buzima? icyizere cyo ntacyo mfite kuko ubuzima buragoye, ntabwo mfite icyo cyizere. urabona n'ubushobozi ni bukeya, mbese ukuntu mbibona njyewe nta cyizere mfite, usibye iyo mu ijoro gusa niyo yagira ikikora. uku nguku uba wavuye aha ngaha ugiye gushakisha, ntuba ufite ubwo ko ushobora kugaruka ugasanga umurwayi yagucitse bitewe wenda n'inzara cyangwa se n'ibindi biza by'uko nta muntu umwegereye? kuncika ntabwo abasha guhaguruka ngo none ngo yaba yagiye. ndavuga ko ushobora kubura kwikanga ko yabura n'ubuzima yenda kubera gusonza, ntawe ugira akamukururira. ntabwo ujya ugira ubwo bwoba? ubwoba bwo ntabwo nagira, kuko icyo umuntu yabashije kubona ko twese turagifatanya, ntabwo umuntu yakwikinga undi. wagerageje kujya kumuvuza? naravuje ariko ni mu kinyarwanda, ntabwo ubushobozi bwabonetse bwo kujya ku mavuriro. mbese ubushobozi ushatse kuvuga ni ubumeze gute? n'ubushobozi bwo kubona kujya kuba yaba mu bitaro, ibyo nasanze ari ikibazo kigoye kuri njyewe n'abana mbese mfite. nasanze bitoroshye no kubona ubushobozi bwo kuriha imiti yamugendaho. hari abagira neza bajya babasha kuza kukugoboka se basi muri ubu buzima bukugoye urimo? abagira neza bakunze kuza rimwe na rimwe,
ntabwo ari buri gihe nk'ubwo mperuka abagira neza rimwe nko hashize nk'umwaka mbese, ariko nyine iyo ngenda mu mayira hari ukuntu wenda umuntu abona ubuzima mbayemo, yakwibuka uburyo mbayeho nuko mbona akaba yagira ati shyikira agahombo ujye kugura isukari y'umwana nuko mbese. twari dukomeje ku kintu cyo kwivuza, wabuze ubushobozi bwo kuvuza umudamu wawe, base hari ubwishingizi mu kwivuza nka mituweli ugira, wigeze ugerageza kuyishaka se ngo ube wavuza umudamu? Mituweli yo ntayo, ntabwo yigeze yaboneka ngo umuntu ajye kumuvuza. Harya ubu ngubu hari ibyiciro by'ubudehe, ese ubarizwa mu kihe cyiciro? Ubu icyiciro ndimo ni icya 3. Icyo cyiciro se ubwo ni icy'abameze bate? Ni icy'abavuga ko ari icy'abakire. Bakigushyizemo gute icyiciro cy'abakire kandi nawe niko ubibona? Icyo cyiciro ngewe uko mbibona ntabwo cyari kinkwiye, kuko ubuzima mbayemo ntabwo bwari bujyanye n'icyo gihe. Kuki se bafashe icyemezo cyo kugushyira mu cyiciro cy'abakire? Ntabwo babona ibibazo ufite? Byagenze bite? Kiriya cyiciro bakinsizemo, mbese uyu w'iwanjye we yari atari yarwara, ubwo ni muri cya gihe umwe yabashaga kugenda n'undi akagenda nta kibazo, ariko urabona ko nyine ubuzima buragoye, ntabwo ngira uwo nsiga inyuma, mbese ni nk'aho ari njye ugenda, kandi ugasanga nanjye ubwanjye bitewe n'ibibazo byo mu rugo aha ngaha ntabwo mbasha kubona uko ngenda mbohotse. Twese ibibazo biraza bigatuma umuntu atekereza cyane, ndetse rimwe na rimwe hari n'abo birenga bakaba bafata ibindi byemezo. Wowe ntabwo ubuzima ubayemo bujya bugera aho ngaho kumva buguteye ibitekerezo byinshi? Ese uba wumva bimeze nka gute? Utekereza ko wazabivamo gute? Ibitekerezo by'ubuzima ntabwo mba ntekereza yuko nzabivamo, mbese ntekereza yuko Imana ariyo igize icyo ikora, ko hari ibitekerezo nawe ku bushobozi bwanjye numva ko bitashoboka. Hari igihe ujya wumva wihebye ukumva birakurenze? Hari igihe njya numva nihebye nkumva birandenze, kuko nyine mba mvuga ni nta herezo ry'ubu buzima, numva hari mbese byaruta nuko aba ari njyewe karwaye ahari bikagira inzira, n'ubundi ko mba mbona n'umuri birenze n'urwaye. Ariko nanone ntiwakibagirwa ko ari wowe mbaraga byibuze abana basigaranye kandi ushobora kuzabakorera. None ndabona inzu nayo ubwayo ku bana 5 uko bitubwiye, kuki udafite inzu nini? Byagenze bite? Iyo nzu nyine niko ubushobozi bwari bungana, mbese urabona yuko ni ntoya, ariko kandi urabona ko no muri kino gihe urabona irimo inagenda inasaza. Nabwo ngiriye igitekerezo cyo kuvuga gusazura, ariko nta bushobozi namba afite, nibaza nabyo ukuntu bizagenda bikanshobera. Utubwiye abana 5, hari igihe turi mu gihe cy'imvura, ese inzu mwiraramo gute? No guteka dusangiza ubuzima uburyo mubigenze, mugiye guteka mubigenza gute? Se kuryama byo bigenda bite? Igihe imvura yaguye byo mubyitwaramo tubwire muri make ku buryo ukumva nawe yakumva nyine ko ubuzima urimo yenda ari ukundi buhagaze. Iyo imvura iguye gucana ducana hanze, iyo imvura iguye ubwo ngubwo nyine gucana ni ukubyihorera, ubwo nyine ni ukurarira aho ngaho. Iyi nzu urabona ko ari ntoya, urabona nubwo ari ntoya hari n'icyumba umuntu atabasha kugeramo, amabati yaracitse yarashaje ni nko hanze, ubwo mbese nyine ubwo kuyibamo mbese nyine nuko nta kundi ni ukubyigana nuko. Imibereho yawe muri iyi nzu n'abana 5 ndetse no guteka utagira igikoni bihagaze bite? Guteka umuntu atagira igikoni nyine iyo imvura iguye ni ugucana hanze, ariko iyo imvura iguye nyine umuntu arabyihorera, aba ari ukurara gutyo. Naho rero mu nzu nta bwisanzure buba buhari, urabona amabati yarashaje, hari icyumba umuntu atabasha kugeramo aba ari nko hanze. Kuyibamo mbese ni ukuyibamo umuntu ari ukubyigana. Ntugitekereza ko abana bashobora kuzatakwa cyangwa se kuzarwara indwara zijyanye n'imirire mibi? Ese nabyo ibyo birwana nabyo? Umuntu arabitekereza, ariko nyine nta bushobozi bwo kubirwanya umuntu yagira.
ubona bizarangira bite? ni ugutegereza hari Imana n'izagira icyo ikora. Ubona nk'ubutumwa waha abantu ukurikije imibereho yawe urimo ubu ngubu ari ubuhe? Ubutumwa nabaha bamfasha ngize mu mahirwe nkabona umufasha. Urabona mfite ikibazo cy'umurwayi n'abana ntabwo bagira aho baba, urabona ko inzu irashaje, mbese nyine ubushobozi ntabwo muri byose, ari no kubona ibyo kubagaburira n'imyambaro ntibiboneka, ari no kubavuza ntibishoboka, no kubajyana mu mashuri ntibishoboka. Mbese muri ibyo byose mbonye umuntu wafasha yaba angiriye neza.